izamu birakomeye ariko Gardien hariya wakoze akazi katoroshye kabisa wa Bugarama. Burya bajya bavuga ngo izina ni ryo muntu. Abantu bazi match bazi n'ukuntu De Gea nawe ari umuzamu ugaragara. Hanyuma mugenzi wano nawe uri kuzamuka bati nanjye. Imbaraga hangaha cenga umuntu bizuri sana nimero 9 hano wagisakura mukurura ariko reka yamukuruye. Nibyo. Ikosa. Yamukuruye kabisa. Ibyo nababwira ngo umuzamu De Gea kumutsinda igitego bisaba kuba uri wa muntu umubaze naho utitonze yagukosoni azamura nimero 2 wagisakura atera imbere ahereza mugenzi we ahereza ndere kada CIB bawugarura apasa mugenzi we 10 imanukira nimero 11 hari yacenga umuntu sana kabiri wa gatatu bamwa ku mupira reka CIB ifite defense wagira ngo n'urutare bakinnyi bagisakura bagerageje gukoma ariko defense yabo irakomeye ariko nubwo bose afite defense ikomeye urebye ubusatirizi bwabo navuga ko harimo weakness ikomeye amarira hari yimanukira nimero 12 wa Bugarama shakisha he umupira barawurenza umupira urenzwa n'ikipe ya Gisakura nimero 4 arashakisha hehe passe nziza cyane nibyo tera rishakisha reka turebe ku mutwe vizuri sana hana nimero 6 passe nziza hariya Abia cengo wa mbere ndereka turebe tanga passe vizuri ariko nta muntu hari nimero wa gatatu yatinze kugeraho bita nimero 3 hariya mupetu ukina neza cyane ushobora kuba ari na muto cyane Ashima arakiga muri segonderi yiga ibintu bijyanye na construction icyo bita masonara akaba yiga mu mwaka wa gatanu nkuko bivuze aracyari mutoya cyafite n'izindi mbaraga kongera gukina ikipe y'ikigo kiwe hanyuma ukazakomeza kwigaragaza nyine nuko bavanga Rakitoma zakwiye guhera hano hasi Rakita pasi z'umupira imbere nimero 12 wa CIB agenda uwo bita Bayosi amucenga ariko bamusunika hanze umupira refa kafashe umwanzuro uko warengejwe na nibyo reka turebe nimero 4 wa CIB Bugarama fanatizme yazimye acecetse kandi buriya hari icyo yagombaga gukora reka turebe imbere y'izamu bagarura neza abapeti wo mu Gisakura shakisha hehe umupira ubarengana nkuko bivuga fanatizme yatangijwe rwo hejuru ariko nimba twavanga nuko buri muntu wese yari yiteguye ko yabona ikipe itsinda hanyuma yabona nta kiri ko avuga ati buriya na penalty ariko buriya umufana uzi gufana neza anafana n'umukino yenjuwe hariya shakisha imbere y'izamu Gardien arasohoka yewe mbega ikosa rikomeye Gardien yarakoze yewe mana ni corneri nibyo uriya muhungu wa 7 wa Gisakura rwose Gardien yarasohotse rwose yewe igitego kuba kitabonetse hariya rwose n'amahirwe make ya Gisakura reka turebe mbona n'umutoza wa Gisakura nawagurukije abasore biwe banavuga ati nimuze mutabare nyabane kumpira basubizaho kuri corner yibaye kontra-attaque nziza reka turebe arashakisha ikosa kumfura bamusunika atera imbere vuba n'amamvu yo guhagarara nimero 3 wabo ita Ashimu areba imbere avuga ati reka nitonde wenda rino shoti ryanjye ryacungura ikipe atera imbere azamura ashakisha Abia ufata nimero 9 wabo ariko biranze Abia cyataka Abia bamusunika hasi reka turebe nimero 9 wa Bugarama bati ni oruje Eric gose yaragerageje kufura n'ubundi nziza cyane ya Bugarama uko bigaragara wa muhungu Abia nimba navango nuko babonye ko wenda ari gukina ku rwego rwo hejuru cyane buri kanya baramukorera ikosa muhungu Abia bamukorera ikosa kandi rwose refa yabihanangije avuga ati ibi bintu ni mu bikomeza ngenda bahereza amakarita match isigaje iminota 15 ikarangira iracyari ubusa ku busa hagati ya Islamique Bugarama hamwe na Gisakura kufura nziza cyane iteretswe nimero 3 nibyo agiye kuyitera reka turebe ashobora kuba ateresha n'imoso reka turebe bamwita Claude uraso batazira kabebe kandebe neza ni Claude ndabona ni Claude nimero zingaye tera reka turebe hejuru gato cyane yari yateye neza nta wamurenganya yambaye nimero 14 nibyo nimero 14 yambaye nimero 14 ariko nkuko bigaragara rwose abakinnyi na morale yabo yatangiye gucika nimba ruko fanatisme nawe yaba yatuje
ariko n'abakinnyi batangiye kugenda bigura intege kandi aha niho amasaha ageze kugira ngo ikipe ishake icyo bita Karugondi ihene bazamura imbere. Rengura neza cyane imbere y'izamu rya Bugarama, reka turebe kundagurika nibyo uriya mupeti nimero 2 Eric akina neza cyane kweri, kuko umupira nta mupira ushobora kumunyuraho. Katurebe nimero 2 wa Gisakura ashakisha uwahereza hano. Yego nimero 3 Eshimo avamo, nimero 10 avamo, ariko njye nabona gura mupeti Eshimo akina neza. Ura Costa simbizi ura Hashimi ubavanyemo nimero 3 rwose kazi ke yari yakoze, ariko yagiye umutoza avuga ati mwana wanje hano hari undi muntu ushobora nawe kugira icyo yongeraho. Katurebe hari imbere izamu pasa vizuri sana nimero 16 shakisha hagati tera, ariko bien joué hariya Eric wakoze akazi katoroshye kuri nimero 2 tera vizuri sana. Nibyo uriya mupeti Eric azi umupira cyane cyane kabisa ku rwego ruhambaye. Hanyuma bigaragaza aba bapeti bagaragaza impano zabo birumvikana. Reka turebe hariya ashakisha ku mutwe arenza umupira Gisakura imbere isatira imbere izamu, reka turebe yewe mana nyagasani rinda yewe umupira uranenze ugomba kuzamura. Jisho kipe ya Gisakura nimero 2 ababwira ati mwegera imbere mbahereza umupira, tera neza ku mutwe Karume Biero baro pase nziza zamuka arbitre kabisa asifu ikosa ryakozwe kare cyane. Bitiro ukiri mutoya wambaye neza kabisa hano mu kibuga yimanukira. Nimero 5 hariya mu Gisakura tera ku mutwe bien joué agarura neza, ariko pira ujya mu maboko ya gardien. Nari ndimo nibaza Moses nti aba batipe ni abanyeshuri cyangwa kurikije ukareba hari abastari barimo bafite imisatsi rwose ubona ukavuga ati se abantu n'abanyeshuri barakaraze kabisa. Reka turebiriya no Oruje, nibyo Oruje kabisa, nibyo nari ndimo mvuga nti sinibaza rwose aba bastari. Rimwe na rimwe usanga ibigo bigira amategeko atandukanye kabisa. Urebye nimero 14 hariya inyogosha afite rwose niyo hanze. Hanyuma uyu ni uwo muri Seibe. Hanyuma noneho kuri ya Gisakurayo umuntu wambaye nimero 15 ewana nakwambia kabisa inyweri barizamu. Reka turebe yewe we mbega Bugarama yewe mana yanjye we. Nibyo navugaga ndebera nimero 15 hariya ho guturuka mu Gisakura. Imisatsi yarakaraze rwose ntago ari uwinoha. Simbizi hari ni discipline y'inyamasheke. Nta munyeshuri n'umugabo uri. Hanyuma rengura neza cyane bien joué hariya ku mutwe shakisha nimero 2 Eric ukina neza kabisa. Passe nziza kuri nimero 7 tera imbere shakisha he mupira atera muremure kabisa, atera muremure. Haya nubwo bigaragara hangaha kuri stade nkuru ya Rusizi, kigaragara cyo hano match ya Seibe kabisa hahiye kweri hamwe na Gisakura. Reka turebe umupira urenza nimero 7 wa Bugarama wo bita Amidu, ariko ndebera vraiment ndebera ubwo bwanwa kwe tere ku bwanwa vizuri sana shakisha ku mutwe, ariko umupira wa mukuru. Reka turebe nimero 16 shakisha, reka turebe Juste nago yamyemereye kabisa, ndikubona hari Juste yatakanje kabaye kosa kabisa. Ikosa gikipe ya Seibe hano. Hapana, ni kosa bakoreye Seibe kuko
n'umupeti wa Gisakura yawukuye hanze igiye kurengurwa n'umutipe bita Bayosi. Bayosi arafashe Claude ari kubita kwa Amidu. Amidu arakubita Oswata jete ikipe ya Saibe. Haya reka twirebere basore hano muri Saibe. Amidu arimanukiye neza cyane. Bayosi akabarenguye urenza neza nimero ebyiri hariya. Haya Bayosi arayirenguye kubise kwa Abiya biranze Amidu akaba yawafashe basi. Gisakura kabira watsegereje twata umupira reka turebe imbere y'izamu birakomeye igitego reka turebe Gardia ufata neza cyane mbega kontra attaque nziza reka turebe Bugarama reka turebe Peti bo mu Gisakura bazamuka cyane busatiriza bukomeye shakisha hariya bati nibyo ni ikosa wamusunitse hano Degea ntiyabyemeye neza cyane dore bagiye kwitera icyo bita ikosa ry'ikipe ya Saibe bigiye kurengurwa n'umusore bita Mose haya hano kuri stade ya Rusizi. Amos arateye imbere Dani yipashirishe kwa Abiya barakubise umupira kwa Eric Lamela umupira usubiye inyuma gato cyane. Peti birarangira batera penalty nibyo yamuvunnye hariya niho berekeza ikosa ry'ikipe ya Gisakura. Peti iminota yarangiye ahasigaye iminota ni 5 kabisa isigaye iminota 5 kwerekeza muri za penalty kuko kiyakererewe cyane garura bien joué umupira arawuswata nibyo yaroruje oruje ikipe ya Saibe ikaba igiye kurengurwa n'umusore bita Eric Karufacari. Eric Karufacari agiye gutera imbere neza cyane umusore wiga mu wa gatandatu muri masonari icyo bita construction. Bayosi arayiteye haya match ikaba igiye kurangira hano akaba asigaye iminota mikeya. Bayosi akaba arayiteye imbere Dani kwa Amidu Abiya araciye tera shakisha kumutera katurembere izamu bakurayo neza cyane nibyo ati ikosa nanone ikosa ry'ikipe ya Saibe. Hapana ikosa rikorewe ikipe ya Bugarama bigenze bite nimero 5 hariya wo muri Gisakura ni ibiki ashaka hariya ko atari muri arbitrage cyangwa twifashishe kamera hano dufite hanyuma tugaragaze iri kosa nibyo hano nta nyanga ryakorwa nkuko bigaragara ngaha ni ikosa rya Saibe ariko byagaragaye neza cyane hariya ni kufura imeze nka penalty kabisa. Iki gitego asigaye iminota itarenze 3 yewe mana nyagasani tabara nyezamu hari yapanga urukuta hano Saibe iri kwimarika neza cyane katurebe yaba ariyo mahirwe ya nyuma muto cyane akora urukuta imbere y'izamu amahirwe meza ya nyuma ya Bugarama iramutse urase hariya ahita yitahira byo birumvikana nibyo nimero 11 uwo bita Abiya muri Saibe mu Bugarama akaba agiye gutera kufra ikipe ya Saibe. Reka turebe hano match ikaba igeze kure akaba asigaye iminota nimero 11 hagarara ku mupira neza cyane uwo bita Abiya reka turebe basifuye terayo yewe mana nyagasani yewe mbega igitego Bugaramira se yewe mbega umupeti uzi gutera we arati igitego cyiza kubita umwamba Abiya arati igitego cyari cyabazwe neza cyane Abiya kuraje kabisa shakisha hano hagati mu kibuga nimero 14 imanukire ku mutwe nimero 5 passe visualisation reka turebe imbere y'izamu shirayo yewe mana nyagasani yewe Peti ariya igitego cyari cyabazwe neza cyane Abiya na Amidu bakaba barakirasa kutavugana ikosa ryo kutavugana nimero 11 na nimero 7 yewe mbega igitego umupeti arase hariya bashobora kuba banamukura amahari Abiya neza cyane nibyo umutoza amereza briefing ati nibicurimo cheza vizuri sana hariya reba contre attaque orujari reka turembere izamu bien joué Degea akaba umupira vizuri sana Bosco akaba afashe umupira neza cyane Mutabazi Bosco arawufashe umupira wagiye ufashwe na Bosco Mutabazi arawukubise ku ruhande kwa Amidu aramubuze neza cyane umupira ukaba ugiye kurengurwa n'ikipe ya Gisakura hano kuri stade ya Rusizi. Kwimanukira hano mbabwira ko match irimo irangira
iyi penaliti kabisa bagiye gutera njye ntabwo nabandi kuyikamera Moses ibintu bidashoboka kabisa kuko match n'ubundi yarangiye ubusa ku busa. Nimero 7 na nimero 11 hariya barasi igitego kubera kutumvikana hari, hanyuma Gisakura mu gushakisha amahirwe menshi ariko yayabuze, biza kurangira hiyambajwe penalty. Nibyo kuko iminota ye yarangiye, kufra ya Gisakura basimbuza hariya, arbitre hariya simbizi, katurebe rengura neza, shakisha he gusa ntabwo yaribonye, hariya ukoze kabisa hariya imbere, ariko Rikariyo reka turebe imbere izamu, birakomeye igitego hariya cenga umuntu, ariko mbega Gisakura we, yewe mana nyagasani, aba basore bakomeje kubura igitego. Katurebe hariya kufura iteretse ahantu heza cyane ya Gisakura. Rusizi kugera kuri uyu munota nta mukino n'umwe iratsinda mu mikino yakinwe. Abakobwa ba Saint Auguste bavuyemo, hanyuma kuri Rugubi n'ubundi Rusizi Nyamashe kikuramo, barimo bavuga ati Bugarama Seibe dufashe. Katurebe nimero 13 uhagaze neza.